umuntu usambana nubwo yaba akorera Imana bingana gute, nubwo yaba hanura bigasohora, niyewe niyo bwo yabasengera abarwayi bagakira, nubwo yababwiriza abantu bakihana, ariko ari mu butware bwa kamere asambana, ntashobora kunezeza Imana. Bibiliya ikatubwira ngo n'abakora ibiteye isoni. Hari abantu bakora ibiteye isoni, ugasanga umuntu ari mu nzira ariko yambaye ibintu biteye isoni, akavuga ngo agakiza ngewe kari mu mutima, ariko biravuga ngo umuntu ukora ibiteye isoni aba ari mu butware bwa kamere kandi ntashobora kunezeza Imana. Umuntu wambara ibintu biteye isoni ari mu butware bwa kamere, ntashobora kunezeza Imana, nubwo yaba azi kuririmba neza, nubwo yaba azi guhimbarisha, nubwo yaba ahimba indirimbo nziza zigakora ku mutima w'abazumva, ariko akora ibiteye isoni, yambara ibiteye isoni, avuga ibiteye isoni, uwo ari mu butware bwa kamere, ntabwo ashobora kunezeza Imana. Ayo maraso n'aya Yesu, cya kiganza nacyo nige, wa mutima w'imbabazi nyinshi nawo, Yesu Kristo. Ndabashuje mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Reka mbere yo gutangira gahunda y'ijambo ry'Imana tubanze dushima Imana. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, turagushimye kubw'urukundo rwawe, turagushimye kubwo kurinda kwawe gukomeye, turagushimye ko wabanye natwe Mana, waturwanira intambara nini n'into, Mana waturinze ibitero by'abadayimoni, none uyu munsi turi bazima. Ndagushimye rero kubw'aka kanya mpaye k'ijambo ryawe, nkushimiye n'abantu bazaryumva, saba kugira ngo Mwuka Wera azadufashe, amfashe nk'umwigisha, ndetse n'uziga azafashwe. Mwuka Wera rero niwe mujyanama mwiza, ni wowe ujya udufasha. Ndakunyize ngo iri jambo ribe rishya mu matwi y'abazaryumva, ndetse nanjye uryigisha rinyungure, twese twungukira imbere yawe. Urakoze Mwami, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu mbisenze mbyizeye, amen. Nitwa Kananura Liliane, ndi umushumba mu itorero Calvary Crown Ministry, rikorera Kicukiro Kagarama. Yesu aduhana umugisha. Bazaniye ijambo ry'Imana, Imana yashyize ku mutima wanjye, rifite umutwe uvuga ngo ubwoko bw'abantu Imana itajya yishimira. Tugiye kureba ubwoko bw'abantu Imana itajya yishimira nk'uko Bibiliya ibitubwira. Reka dusome ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma mu Baroma 8 umurongo wa 8. Reka dusome mu izina rya Yesu. Erega burya bari mu butware bwa kamere ntibishoboka ko banezeza Imana. Abantu bari mu butware bwa kamere ntago bashobora kunezeza Imana. Tuzi ko ushobora gusenga ukakora ku mutima w'Imana ukanezeza Imana. Hari abantu bakorera Imana, Imana ikavuga ngo ndakunezerewe, wakoze, wanejeje. Tuzi ko ushobora kuririmba ugahimbaza Imana, ukabyinira Imana, Uwiteka akavuga ngo uranejeje. Ariko tugiye kureba ubwoko bw'abantu batanezeza Imana. Ushobora kuririmba, ushobora guhanura, ushobora gukorera Imana, ariko ufite izi ngeso tugiye kureba, ntunezeza Imana nubwo uba wakoze. Abantu rero bari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana, nubwo baba bakoze, nubwo baba bahanuye, nubwo baba babwirije, yewe nubwo baba bakoze ibitangaza, ariko bakaba bari mu butware bwa kamere, ntago bashobora kunezeza Imana. Tugiye kureba rero imirimo iranga abantu bari mu butware bwa kamere. Reka dusome mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 19 kugeza kwa 21. Reka dusome mu izina rya Yesu. Abagalatiya ibice 5, Abagalatiya ibice 5 umurongo wa 19. Kadusome mu izina rya Yesu. Dore imirimo ya kamere iragaragara. Niyi: gusambana, gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari, n'umujinya, n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi, n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare, nk'uko nababwiye kera, yuko abakora ibisa bityo
batazaragwa ubwami bw'Imana. Amen. Abantu bari mu butware bwa kamere rero barangwa n'izi ngeso tubonye. Ngo imirimo ya kamere iragaragara ni ugusambana. Umuntu usambana nubwo yaba akorera Imana bingana gute, nubwo yaba hanura bigasohora, niyewe niyo yaba asengera abarwayi bagakira, nubwo yaba abwiriza abantu bakihana, ariko ari mu butware bwa kamere asambana, ntashobora kunezeza Imana. Bibiliya ikatubwira ngo n'abakora ibiteye isoni. Hari abantu bakora ibiteye isoni, ugasanga umuntu ari mu nzira ariko yambaye ibintu biteye isoni, akavuga ngo agakiza ngewe kari mu mutima, ariko biravuga ngo umuntu ukora ibiteye isoni aba ari mu butware bwa kamere kandi ntashobora kunezeza Imana. Umuntu wambara ibintu biteye isoni ari mu butware bwa kamere, ntashobora kunezeza Imana, nubwo yaba azi kuririmba neza, nubwo yaba azi guhimbarisha, nubwo yaba ahimba indirimbo nziza zigakora ku mutima w'abazumva, ariko akora ibiteye isoni, yambara ibiteye isoni, avuga ibiteye isoni, wari mu butware bwa kamere, ntago ashobora kunezeza Imana. Ngo no gusenga ibishushanyo. Abantu basenga ibishushanyo baba bari mu butware bwa kamere. Gusenga ibishushanyo tuvuge mu yindi terimi ni ugusenga ibigirwamana. Ibigirwamana rero biri mu buryo bwinshi. Ibigirwamana bishobora kuba ari ibishushanyo, ikigirwamana gishobora kuba ikintu wimitse mu mutima wawe. Ikintu cyose kibi cyambere mu mutima wawe ukakirutisha Imana ni ikigirwamana. Hari abantu bajya bashaka imiti yo kwisiga ngo bagire igikundiro, ibyo ni ibigirwamana. Ni ukuvuga ngo icyo kintu wakirutishije ubushobozi bw'Imana. Tuzi ko mu gihe cya none cy'iminsi ya nyuma hari abapasiteri bisiga imiti ngo bagire igikundiro. Ibyo ni ibigirwamana, ariko ndakubwiye ngo ijambo riravuga ngo abo bantu ntibishoboka ko banezeza Imana. Ushobora gukorera Imana rero utayinezeza. Abantu bagira ibintu bashyira imbere y'Imana, kumva ko kugira ngo abone akazi ari uko atanzwe ruswa, icyo nacyo ni ikigirwamana. Ni ukuvuga ngo ubushobozi bw'Imana buri hasi, ntabwo bwashobora kuguha akazi, ariko utanze ruswa wakabona. Icyo ni ikigirwamana, ariko ndakubwiye ngo wene uwo muntu ari mu butware bwa kamere, ntabwo ashobora kunezeza Imana, kuko afite ikindi kintu kiruta Imana, afite ikindi kintu kirusha Imana imbaraga. Bene icyo ngicyo rero wizera ko kirusha Imana imbaraga ni igishushanyo, ni ikigirwamana. Umuntu cyubarira, umuntu cyubaha, umuntu wisiga imiti, umuntu ujya mu bapfumu, uwo nguwo ari mu butware bwa kamere. Ibyo yakora byose rero ntibishobora kunezeza Imana, nubwo yaba avuga ubutumwa bingana gute, nubwo yaba abwiriza abantu bakihana, ariko ari mu butware bwa kamere, ntashobora kunezeza Imana. Iyindi ngeso iranga umuntu uri mu butware bwa kamere, Bibiliya iravuga ngo ni ukuroga. Uburozi buri kwinshi rero, hari uburozi bwica bukoze mu byatsi, bikoze muri aside, hari uburozi bw'ubwoko bwinshi bwica, hari ugutongera, hari ukuvuma, nabyo ni uburozi. Ariko hari n'ubundi burozi bukunda kuba cyane mu barokore, uburozi bwitwa amagambo mabi, kuvuga nabi mugenzi wawe, gusebya mugenzi wawe, kugenda ukavuga ikibi kuri mugenzi wawe ukakibwira bagenzi bawe bandi. Icyo gihe uburoze, uzarebe uyu muntu akubwira ikibi kuri mugenzi wawe, iyo urebye mugenzi wawe usanga uhita umubonamo ya shusho bamukubwiyeho. Uzarebe bakubwiye ngo kanaka ni umugobe, ngo kanaka ni umuntu mubi, uravuga ngo uzi ko ntari mbizi. Iyo umubonye rero uhita ubona bwa bugome bamukubwiyeho. Ni ukuvuga ngo umuntu uvuga nabi mugenzi we nawe ni umurozi. Bene uwo muntu rero ari mu butware bwa kamere, kandi ngo ntibishoboka ko anezeza Imana. Hari abantu bari mu nzu y'Imana rero bazi gusebanya, bazi kuvuga ibibi bya bagenzi babo, bazi gukwirakwiza intege nke za bagenzi babo, ukagira ngo hari uwabibatumye. Ariko nimba usebya mwene so, ukavuga intege nke za mugenzi wawe, ukirirwa ukwirakwiza ibyaha bye, ibyo wabonye n'ibyo utabonye, uri umurozi. Kandi ntibishoboka ko abaroga banezeza Imana. Uri mu butware bwa kamere, ntabwo ukwiye gusebya mugenzi wawe. Bibiliya iravuga ngo mu bantu Imana itishimira ni abakwirakwiza inkuru y'abaturanyi babo. Ntabwo ari byiza rero kugenda uvuga mwene so nabi, kugenda uvuga faiblesse ze, kugenda uvuga intege nke ze. Ibyo ngibyo Bibiliya bifata nk'uburozi, kuko ubibwiye azafata nabi uwo nguwo wasebeje. Bibiliya rero avuga ngo abantu baroga bari mu butware bwa kamere, kandi ntibishoboka ko bene abo bantu banezeza Imana. Undi muntu utanezeza Imana ni umuntu wangana. Abantu bangana bari mu butware bwa kamere, kandi ntibishoboka ko banezeza Imana. Hari abantu bangana, ugasanga umuntu yanze mwene se, ngo yarankandagiye, ngo yamvuze nabi, ngo uyu nguyu ngo yaranyiciye. Kandi Bibiliya avuga ngo umwanzi wawe nasonza umugaburire, ngo babatoteza mubasabire umugisha. Ariko nimba wangana,
uba uri mu butware bwa kamere. Nubwo uwo wanga yaba yaraguhemukiye, uri mu butware bwa kamere, kuko Bibiliya iratubwira ngo abanzi bacu tubasabire umugisha, nibasonza tubagaburire, nibambara ubusa tubambike. Yewe hari naho Bibiliya ivuga ngo ntitukabuza abantu babi kutugirira nabi. Nimba wanga mwene so rero uri mu butware bwa kamere, kandi ntibishoboka ko umuntu uri mu butware bwa kamere anezeza Imana, nubwo yaba akora umurimo w'Imana bingana gute. Ariko yanga mwene so, uwo nguwo ntashobora kunezeza Imana. Dore undi murimo ugaragaza umuntu uri mu butware bwa kamere ni ugutongana. Hari ibintu rero abarokore bagize ibyaha, hari n'ibindi rwose batagatifuje. Ukumva kuvuga nabi, ukumva gutongana, watonganije abana, watonganije umukozi mu rugo, uravuza umunsi urira, uravuza amasaha. Gutongana bigaragaza umuntu uri mu butware bwa kamere. Ntago ari ngombwa gutongana. Nimba umuntu akosheje muhane neza, ariko udatongana. Ugasanga bashakanye bahora mu ntonganya, abo bari mu butware bwa kamere, kandi ntibishoboka ko banezeza Imana nubwo baba ari abakozi b'Imana. Bibiliya rero avuga ngo imirimo ya kamere iragaragara, no gutongana burya birimo. Hari ibintu abarokore twagize ibyaha, kumva gusambana, kwiba, gusinda, nibyo byaha, ariko ugasanga horera mu ntonganya. Mu baturanyi baratongana, ku iseta aho bacururizanya baratongana, ku ishuri aho biga baratongana. Ariko nimba utongana, uri mu butware bwa kamere, kandi ntibishoboka ko wanezeza Imana. Undi muntu udashobora kunezeza Imana ni umuntu ugira ishyari. Ishyari ni ikimenyetso cy'uko kigerekana kuri mu butware bwa kamere. Umuntu ugira ishyari ntashobora kunezeza Imana. Abantu bagira amashyari, ntanezezwe n'ikiza cya mugenzi we. Yabona umuntu ateye imbere, akavuga ngo kubera icyo atari jyewe. Yabona umuntu utwaye imodoka nziza, ngo kubera icyo atari jye uyitwaye. Yabona umuntu afite umugabo mwiza, ngo kuki atabaye uwanjye. Yabona umuntu afite umwana mwiza, ngo kuki atari jye wamubyaye. Icyo kigaragaza kuri mu butware bwa kamere, kandi ntabwo bishoboka ko wanezeza Imana. Bibiliya Yesu yaravuze ngo haranditswe ngo ntimugasambane. Ariko ngenda kubwira ngo ni wifuza umugore wundi, ukifuza ingamiya ye, ukifuza inka ye, uzaba umaze gukora icyaha. Nimba rero wifuza ikintu cya mugenzi wawe, ni ikimenyetso kikwereka kuri mu ishyari, kandi abantu bagira ishyari ntago bashobora kunezeza Imana. Abandi bantu batanezeza Imana n'abantu bagira umujinya. Hari abantu bamujinya, bagera mu rugo abana bagahunga, bagera mu rugo ibintu byose bigatuza, n'imbeba zo mu rugo zigatuza, kubera umujinya agira. Yinjira tontoma, yinjira avuga nabi. Bene uwo muntu nimba ari umukoresha, abwira naba abakozi ku kazi, uwo muntu aba ari mu butware bwa kamere, kandi ntashobora kunezeza Imana. Nimba ari umuvuga butumwa, abavuga amagambo mabi, atongana. Twigeze kuba mu rusengero, numva umuvuga butumwa aravuze ngo reba kire uko kireba. Koko mu rusengero ngo reba uko kireba. Ntago uwo muntu aba anezeza Imana, ari mu butware bwa kamere. Umuntu yaje kwishakira Imana, uko areba niko Imana yamugize. Nizo uvuga ngo dore uko kireba. Ntago uwo muntu ashobora kunezeza Imana, ni umujinya. Abantu bagira umujinya baba bari mu butware bwa kamere, kandi ntibashobora kunezeza Imana. Abandi bantu batanezeza Imana n'abantu bagira amahane. Bibiliya iravuga ngo imirimo ya kamere iragaragara, n'amahane arimo. Umuntu ugira amahane aba ari mu butware bwa kamere. Umuntu w'umunyamahane aba ari mu butware bwa kamere. Hari ukuntu rero usanga umubyeyi ari umunyamahane, umwana ntiyamubwira icyifuzo cye, umwana ntiyamubwira ko ikayi yashize, umwana ntiyamubwira ko ikaramu yatakaye. Kubera iki? Kubera ko ari umunyamahane. Ariko nimba ugira amahane, n'abana bakagutinya, n'abakozi bakagutinya, n'abakozi ku kazi bakagutinya, uri mu butware bwa kamere, kandi ntibishoboka ko ushobora kunezeza Imana. Nubwo wakora bingana bite, nubwo wakubaka urusengero, ariko uri mu butware bwa kamere, ntabwo ushobora kunezeza Imana. Undi muntu udashobora kunezeza Imana ni abantu bitandukanya cyangwa birema ibice. Kwitandukanya cyangwa kwirema ibice. Ugasanga abantu bari muri korari, ariko bamwe baravuga ngo twe twavuye aha, twebwe turabajene, abandi n'abakecuru, mukirema ibice. Abantu birema ibice bari mu butware bwa kamere, ntibashobora kunezeza Imana. Ugasanga abantu bakoze itorero ry'abantu bavuye aha, abantu ngo bakomoka aha n'aha. Abo bantu ntabwo bashobora kunezeza Imana. Kuko bagira bate? Kubera ko biremye ibice. Abantu birema ibice ntabwo bishoboka ko banezeza Imana. Ni ikimenyetso cy'uko baba bari mu butware bwa kamere. Abandi batanezeza Imana, Bibiliya iravuga ngo ingeso za kamere ziragaragara, harimo no kugomanwa. Kugomanwa mu Kinyarwanda cy'uyu munsi ni inzika. Usomye muri Bibiliya ntagatifu arakubwira ngo ni inzika. Abantu bagira inzika,
bari mu butware bwa kamere. Umuntu yaraguhemukiye hashize imyaka 5 ariko n'uwo wamukwereka wamugirira nabi. Iyo umwibutse uramusebye ukamuvuga nabi. Nagira nkubwire ngo uri mu butware bwa kamere. Nimba ugira umuntu inzika wamubona ugahita umubonamo icyaha cye, wamubona ukumva urwango rurazamutse, uba uri mu butware bwa kamere kandi ntabwo ushobora kunezeza Imana. Ibyo wakorera Imana byose ntacyo biyibwiye udakora ibinezeza. Umuntu rero ugira inzika ntabwo Imana imwishimira. Undi muntu Imana itishimira nusinda. Ngo n'abasinda, abantu basinda ntibashobora kunezeza Imana. Abantu babaririza ibisindisha Bibiliya ntibishimira, abo bari mu butware bwa kamere. Undi udashobora kunezeza Imana ngo nabakora ibiganiro bibi. Abajeni b'uyu munsi, urubyiruko rw'uyu munsi bagira ibiganiro bibi, bagira amaterimbe mabi, bagira ibintu baziruye, basigaye bavuga ibintu bitavugwaga ngo bariho baraganira. Reka nkubwire, ibiganiro bibi bituma Uwiteka atakwishimira. Abantu bagira ibiganiro bibi ntago banezeza Imana. Bene abo ngo bari mu butware bwa kamere, kandi ngo umuntu uri mu butware bwa kamere ntashobora kunezeza Imana. Abantu bahora mu biganiro bibi, bavuze ibitavugwa, barimo baravuga ibintu bitahesha Imana icyubahiro, amagambo y'amanjwe cyangwa amagambo y'urukozasoni. Ibyo ngibyo ni ibiganiro bibi. Ibindi ni ugusebya bene so, kuvuga nabi bene so. Ibyo nabyo ni ibiganiro bibi. Umuntu ukora ibyo ari mu butware bwa kamere kandi ntashobora kunezeza Imana. Uko niko ijambo ritubwira. Abandi bantu rero badashobora kunezeza Imana ni abantu batizera. Abantu batizera ntibashobora kunezeza Imana. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 6 haratubwira ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagorora abayishaka. Umuntu utizera Imana, umuntu utizera icyo Imana yavuganye nawe, uwo ngo ntashobora kunezeza Imana. Hari umuntu Imana ibwira ikintu anyiza akavuga ngo ngewe ngo mwene ndengo wo kwa kanaka ngo ibyo ntago byabi wacu, ngo twebwe se ngo nanjye se ngo byangeraho, ngo nanjye se nakubaka, ngo se nanjye nakora ubukwe, ngo ubuse nanjye natunga, ngo na data nigeze atunga igare ngo murambwira ko nzagura imodoka. Uwo muntu utizera ntashobora kunezeza Imana. Imana ifasha umwanya wo kukubwira imigambi myiza gufiteho, wanangiza ukavuga ngo ntibyashoboka, ngo ngewe ngo nta kiza cyangeraho. Nimba ugeze mu bigeragezo ugatangira kuvuga ngo ibyanjye ntibyashoboka, ngo ndabizi ngo ngewe se byakunda, uwo muntu ntashobora kunezeza Imana. Umuntu utizera ntashobora kunezeza Imana. Ntago rero bikwiye kuba uri umuntu w'umunyamasengesho ariko utagira kwizera. Buriya nubwo warara mu mazi, ukazamuka umusozi, ukarara ku musozi ariko utizera, ntushobora kunezeza Imana. Nubwo wakoze ibigaragara, nubwo wagerageje wababaje umubiri ariko utizera, ntabwo ushobora kunezeza Imana. Abo bantu rero ntibanezeza Imana. Nimba ushaka kunezeza Imana, gerageza uhunge ubutware bwa kamere, ingeso ziranga abari mu butware bwa kamere. Nimba ushaka kunezeza Imana, gerageza uhunge irari rya gisore. Nimba ushaka kunezeza Imana, itoze kwizera. Icyo Imana ikubwiye wireba ngo kizaturuka he, wireba ngo ndi mwene nde, uhita ucyakira. Ibyo ngibyo nibyo bishobora gutuma Imana inezererwa ikakugirira neza. Kandi iyo unejeje Imana irafungura nawe ikakugirira neza. Ariko iyo utayinezeza ntishobora no kumva amasengesho yawe ngo bayumva ari urusaku mu matwi. Yewe ngo n'indirimbo z'abantu bari mu butware bwa kamere cyangwa batizera ngo ziba ari urusaku mu matwi y'Imana. Nimba ushaka kugirirwa neza n'Imana rero, gerageza unezeze Imana. Ukora ibyo Imana ishima, ugerageze gukora icyo Imana igushakaho. Ureke gutwarwa na kamere, ureke gutwarwa n'ibyaha bitoya, ureke gutwarwa n'ibyaha binini, kandi ikindi ureke gutwarwa no kutizera. Umuntu utizera arangwa no gushidikanya. Umuntu utizera arangwa n'amaganya. Umuntu utizera ahora muri ntibishoboka. Ariko Uwiteka ashobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi ye. Imana yacu rero iduhana umugisha. Ubwo n'ubwoko bw'abantu batanezeza Imana. Nimba usanze ufite kimwe muri ibi byaha cyangwa se 2 cyangwa 3 cyangwa se byose, Uwiteka aracyari ku ntebe y'imbabazi kugira ngo akubabarire. Nimba ukiri mu butware bwa kamere ukaba wumvise iri jambo, ihane usaba Imana imbabazi, iracyari ku ntebe y'imbabazi kugira ngo ikubabarire. Nimara kukubabarira nawe kugirire neza, nawe uyinezeze, n'uyinezeza izakugirira neza. Yabwiye Sawuli ngo mbonye umutima wanjye wishimira, ngo ariko wowe nkukuye ku ngoma. Nimba ushaka ko Uwiteka kwishimira rero akakugirira neza, va mu butware bwa kamere.
reka umujinya, reka uburakari, reka amahane, reka ibiganiro bipfuye, reka kuroga uvuge bibi ku bandi, reka ubusambanyi, reka ishyari n'ibindi bisa bityo. Ngo abakora ibyo ngibyo ngo nta nubwo baragwa ubwami bw'Imana. Imana iduhana umugisha rero, reka dusenge. Mana turagushimye turaguhimbaje, turagushimye kubw'urukundo rwawe, turagushimye kubwira ijambo. Ndasenze ngo buri muntu wese uryumva ndetse n'uzaryumva rimukore ku mutima, wowe usobanure kurushaho Umwuka Wera, kuko ngewe mvuze nk'umwana w'umuntu, ariko wowe ni wowe wemeza, ni wowe wemeza abantu iby'icyaha, ni wowe wemeza abantu ibyo kwihana, ni wowe wemeza abantu iby'urubanza. Ndagutumye Mwuka Wera rero ngo wemeze abantu bose bazumvira ijambo kandi ribakore ku mutima, ribahindure. Mana abari mu butware bwa kamere bihane, abari mu butware bwa kamere bahindukire, kugira ngo nabo babashe kunezeza umutima wawe kandi nawe ubagirire neza. Urakoze urakarama, ni mu izina rya Yesu mbisabye mbyizeye, amen.